amazina yanjye bayindashimwe itangazo muri leta nakigende twafande dani ewa bishatse kumujyana kuri YouTube agenda mukandikamo yanimba y'abantu. Mzee ukora iki? Mzee nagize kamari kwe kumba ziki ishuri mufranga n'izindi kwigira mu nama uri muti ko twibohoye kwigumana ibiki wacu mugiye kujya mu nama nangiye kujya kwibohora ngiye kujya mu nama yaho nzaba ntacyo cyamuka turagira amafaranga y'ibigire mu kubona amashyiko akubwanje n'inama z'abesha akuje wesha wamuze mundebera mana aguruka shaka habusha Rumoni mwabonye umuntu yambaye kumwivugije Bego mu nzoga z'abantu muzi ko muterezisho ishura nigende kumugendesha urajya mama Ese wezo zanjye ziri ko ko reka ni bwo gishizemusha Gira vuba ni sheka Aje n'ubwo kunyizwa n'ukoreye kuzo Abe Oye, ndaba tihana huka mumera. Ako sha, sikuri na kusha. Oh, akasa kumba. Mwana tuwa, kile kumfizi. Yesu na mbona kwa na. Nikana kuziba bishi. Wewe. Wewe bishi la. Oye, ndako mkisha. Kuragira kwa jipe. Wewe kuri na kama. Oye, sikukiri usikumasa unana na kisha. Uramenye twaraye mu kabari tugakora ngo yakagashwi agomba kwitegishura kujinyura wowe guhoza wowe yasubonye inkweto zanjye ahubwo wagishyize he ntabwo bita naho demere inkweto zanjye ziri he umwite igiti bagiye kuza bite byari kubona umutekano wacu kunyara bari unamugabo bose afanye bose abakubita sonde reka tinashigiye kunyara fanye bose umubaze ni cyane n'ingano reka ko igiye kwicara haka gusa ukabajya kuyohesha ukatinyuka ukabita ushaka
Akumira